Ni umusaza witwaga Gerard. Mu gihe yari aryamye ku gitanda cyo mu bitaro, amaso yari baga hejuru ku gisenge, ariko ibitekerezo bye byari byagiye kure cyane. Mu myaka isaga 70 yari amaze ku isi, umubiri we wari waracitse intege, amaboko yarananutse, umusatsi wose warabaye umweru, kandi ijwi rye ryari rimaze iminsi rigenda ricika intege. Abaganga bari bamaze kubwira umuryango we ko igihe cyari gisigaye kitari kinini. Nta muntu wari ukibivugaho cyane, ariko bose bari babizi. Gerard ntiyari yaravutse ari umukire. Yavukiye mu muryango usanzwe, mu rugo rw'ababyeyi bakoraga cyane kugira ngo abana babo babeho. Akiri umwana yakinaga n'abandi bana mu muhanda, akiruka mu mirima, agataha ananiwe nk'abandi bose. Yari afite inzozi nyinshi. Iyo bamubazaga icyo azaba cyo, yavugaga ko azaba umukire, akagira ibintu byinshi, akazamenyekana hose. Muri we hari harimo umuriro wo gushaka kugera kure, kandi uko yagendaga akura niko uwo muriro wagendaga urushaho kuba mwinshi, akumva ari kumutwika. Akiri umusore yari mwiza kandi akunda gusabana. Abantu benshi baramukundaga. Yagiraga inshuti nyinshi, kandi aho yageraga hose abantu baramwishimiraga. Yatangiye ubuzima bwe yishimira ibintu byose byari bimuzengurutse. Yakundaga kujya mu birori, gusohokana n'inshuti, kunywa inzoga no kwishimisha. Muri icyo gihe yabonaga ubuzima nk'ikintu kitazigera kirangira. Yumvaga ko ubusaza buri kure cyane, ko urupfu ari ikintu kibaho ku bandi bantu. Mu myaka y'ubusore yakoze amakosa menshi nk'abasore benshi bakora. Hari abantu yababaje, hari inshuti yatakarije mu makimbirane, hari abo yasezeranyije ibintu ntabikore, hari abakobwa yakunze akabareka, hari n'abo yabeshye kugira ngo agere ku byo yashakaga. Ariko muri icyo gihe ibyo byose ntiyabibonaga nk'ibintu bikomeye, yabonaga ko ari ubuzima busanzwe. Nyuma yaho amahirwe yatangiye kumusekera. Yinjiye mu bucuruzi. Yatangiriye hasi cyane, ariko yari umukozi ukora cyane kandi afite ubushake bwo gutsinda. Amafaranga ya mbere yabonye yamushimishije bidasanzwe. Igihe yabonaga yarengejeho, yatangiye gutekereza ko nta kintu kitashoboka. Yafunguye ibikorwa byinshi. Yaguze imodoka ya mbere, yubaka inzu ya mbere, yongera ibikorwa bye, amafaranga atangira kuza ari menshi kurushaho. Hashize imyaka mike, Gerard yaramaze kuba umwe mu bantu bazwi cyane mu karere kabo. Yari afite amazu, ubutaka, imodoka n'abakozi benshi. Iyo yajyaga ahantu, abantu baramuhagurukiraga. Abayobozi baramwakiraga, abacuruzi bakifuza gukorana nawe. Yari ageze ku rwego yahoze arota akiri umwana. Yashatse umugore, babyarana abana. Umuryango we wagendaga waguka. Inzu ye yahoraga yuzuyemo abantu. Mu minsi mikuru no mu biruhuko, abana, inshuti n'abavandimwe bose bazaga iwe. Byasaga naho ubuzima bwe bwari bwuzuye. Iyo yarebaga ibyo yari afite, yumvaga ko yatinze mu buzima. Ariko uko imyaka yagendaga ihita, ibintu byatangiye guhinduka buhoro buhoro. Ababyeyi be barashaje, nyuma baza gupfa. Inshuti zimwe batangiranye urugendo rw'ubuzima zatangiye kugenda zipfa imwe ku yindi. Hari abo yajyaga yumva bapfuye agatungurwa, ariko agahita akomeza ubuzima bwe nk'aho nta cyabaye. Abana be nabo barakuze, bamwe bajya mu bindi bihugu, abandi bubaka ingo zabo. Inzu yahoze yuzuye urusaku rw'abana iratuza, imyaka ikomeza kugenda. Gerard nawe yatangiye kubona ibimenyetso by'ubusaza. Mu ntangiriro byari ibintu biri aho, ariko bigenda byiyongera. Gusoma amabaruwa byamusabaga amadarubindi, kugenda urugendo rurerure bikamunanira. Kuzamuka ahantu cyangwa ingazi byamusabaga kuruhukamo hagati. Yabifashe nk'ibisanzwe, ariko imyaka ntihagaritse akazi kayo. Hashize igihe indwara zatangiye kuza. Umuvuduko w'amaraso urazamuka, umutima utangira kunanirwa, isukari nayo iza kwiyongera. Yatangiye kujya kwa muganga kenshi kurusha uko yajyaga ku biro bye aho yakoreraga. Imiti yajyanaga mu rugo yabaye myinshi kurusha amafaranga yajyanaga muri banki. Umunsi umwe yarebye amafoto yari yarafashe mu busore bwe. Yabonye umusore yari we kera, ufite imbaraga nyinshi, aseka, yiruka inyuma y'inzozi ze, hanyuma yireba mu ndorerwamo. Yabonye umusaza ushaje, unaniwe, ugenda buhoro, kandi ukeneye ubufasha mu bintu byinshi. Niwe yari yarahindutse we. Bwa mbere mu buzima bwe yatangiye gutekereza cyane ku rupfu. Mu mezi yakurikiyeho, ubuzima bwe bwakomeje kumucika. Yatakaje imbaraga nyinshi. Yarekaga kurya kenshi, akarara adasinziriye, akaba aryamye areba umwijima, atekereza ubuzima bwe bwose. Yibukaga ibintu byinshi yari yaranyuzemo, abantu yahuye nabo, ibyo yagezeho n'ibyo yicuzaga. Nubwo yari afite ubutunzi bwinshi, yatangiye kubona ko hari ibintu amafaranga atashoboraga kugura. Ntiyashoboraga kugura imyaka y'ubusore ngo igaruke. Ntiyashoboraga kongera kubona ababyeyi be. Ntiyashoboraga gusubira inyuma agakosora amakosa yakoze, kandi ntiyashoboraga guhagarika igihe. Uko yarushagaho kwegera iherezo rye, niko yarushagaho kubona ko ibintu byinshi abantu birukankira mu buzima bitarangira bibaha ibyishimo batekerezaga. Yari yarabonye amafaranga menshi, yubaka amazu menshi, agura imodoka nyinshi, agira n'ubucuti n'abantu bakomeye, ariko aryamye kuri icyo gitanda, ibyo byose ntibyashoboraga kumwongerera n'umunsi umwe wo kubaho. Ijoro rimwe amaze kumva amagambo y'abaganga bavuga ko igihe gisigaye kitari kinini, yafashe umwanzuro ukomeye. Mu buzima bwe yari afite abana benshi n'abuzukuru benshi. Bamwe bari bararangije amashuri makuru, abandi bafite akazi keza, barize kaminuza, bamwe baramaze gushinga ingo zabo. Ariko muri abo bose hari umwe umutima uhora gutekereza iyo yashakaga umuntu wo kuganira nawe. Yahamagaye umwe mu bana baramubwira ati, "Ni muntumire Horoma."
Hari ibintu nshaka kumubwira nkiri muzima. Roma yarakiri umuhungu muto ugereranyije n'abandi buzukuru ba sekuru. Ntiyari umukire, ntiyari icyamamare kurusha abandi mu muryango wabo, kandi ntiyari n'uwarangije amashuri menshi kuko yarakiri muto. Ariko hari ikintu umusaza Gerard yabonaga muri we kitari mu bandi benshi. Mu gihe abandi bazaga gusura sekuru iminota mike bakihutira kwigendera, Roma yashoboraga kwicara iruhande rw'amasaha menshi. Yakundaga kumutega amatwi no kumubaza amateka y'ubuzima bwe. Iyo sekuru yavugaga, Roma ntihutiraga kuvuga ibye, ahubwo yabanzaga kumutega amatwi akamwumva. Gerard yari amaze imyaka myinshi yitegereza uwo mwana. Yabonaga ko afite umutima woroshye, ko yubaha abantu, kandi ko akunda kumenya ibintu kurusha kubivugaho gusa. Kuko rero muri iryo joro yari amaze kumva ko igihe cyari gisigaye ari gito cyane, yahamagaye umuhungu we mukuru wari umwicaye iruhande aramubwira ati, nimuntomireho Roma. Hari ibintu nshaka kumusigira nkiri muzima. Nta mafaranga, nta butaka, nta nzu cyangwa ikindi ndamuha. Hari amagambo ntifuza kujyana mu mva. Abari batekereje ko yahamagara umwe mu bana be cyangwa umwe mu buzukuru bakuru baratunguwe. Ariko izina ryasohotse mu kanwa ke ni rimwe gusa, ni Roma. Bukeye bwaho ubutumwa bwari bwamugezeho. Roma amaze kugera mu cyumba yasanze hatuje. Imiryango yari ifunze, amajwi yose yo hanze atagera muri icyo cyumba. Umusaza Gerard yararyamye ku buriri bwe, umubiri wacitse intege ariko ari maso. Yarebye uwo mwuzukuru w'igihe kirekire maze amwereka intebe yo kwicaraho iruhande rwe. Yacecetse akanya gato, yitsa umutima, hanyuma atangira kuvuga. Yaramubwiye ati, Roma, ndashaka kunyumva neza. Ntabwo ngiye kukubwira amagambo y'umukire cyangwa y'umusaza ushaka kwigisha abandi. Ndagira ngo nkubwire amagambo y'umuntu uri hafi kurangiza urugendo rwe. Iyo umuntu ageze aho ngeze, ibintu byinshi birahinduka. Ibyo yatekerezaga ko ari byo bikomeye bitangira kuba ibyoroheje. Ibyo yirukanye imyaka yose y'ubuzima bwe bitangira guta agaciro. Ibyo yirengagije nibyo bitangira kumubabaza. Uyu munsi ndashaka kukubwira icyo nicuza. Navutse ndi umwana nk'abandi bose. Nari mfite inzozi, mfite imbaraga kandi nari mfite igihe. Ariko ikibazo gikomeye abantu bagira bakiri bato ni uko batekereza ko bazahora bafite igihe. Nanjye niko nabitekerezaga. Nakomezaga kuvuga nti ejo nzakora iki, mu mwaka utaha nzahinduka, ndacyari muto ndacyafite imyaka myinshi imbere. Ariko imyaka yatambutse vuba cyane kurusha uko nabitekerezaga. Ikintu cya mbere nicuza nuko namaze imyaka myinshi ntekereza ko nkiri muto. Nari nkiri muto nkiri mu myaka yawe, nkumva nta mpamvu yo kwihutira gukora ibyiza. Naravugaga nti nzabikora nyuma. Nkavuga nti nzasenga ndi mukuru, nzubaha abantu ndi mukuru, kandi ndita ku muryango, ndeka ingeso mbi ndi mukuru. Ariko ikibazo ni uko umuntu amenyera kuba uwo ari we. Iyo umenyereye gusubika ibyiza, imyaka irashira ugakomeza kubisubika. Nicuza imyaka nataye. Hari abantu batekereza ko guta igihe ari ukuryama gusa cyangwa kudakora. Oya, njye narakoze ngera ku byinshi. Hari abantu bakora cyane ariko bagatakaza ubuzima bwabo. Nanjye nabaye umwe muri bo. Nakoze imyaka myinshi, niruka inyuma y'amafaranga. Nabyukaga kare kandi naryamaga bwije. Nari umuntu wose bavuga ko akora cyane. Ariko uko ndagendaga ndonka amafaranga menshi, niko ndagendaga mbura umwanya wo kubaho. Abana banjye bakuraga ntabareba. Hari iminsi myinshi nabaga ndi mu rugo. Hari ibihe byinshi nabaga nkwiriye kwicarana n'umuryango wanjye ariko nkabyirengagiza. Uyu munsi amafaranga yose ndagize ntashobora kugarura umunsi n'umwe mu bihe natakaje ntari kumwe nabo nakundaga. Mwana wanjye uzakore cyane, uzashake gutera imbere, ariko ntuzigere ubaho nk'amafaranga ariyo ntego y'ubuzima. Amafaranga ni igikoresho, iyo yagize intego arakuyobya. Ikindi nicuza ni abantu nababaje. Hari amagambo navuze nkiri muto nibwira ko ari ibintu bisanzwe. Hari inshuti naciye intege, hari abantu nacira urubanza ntazi ukuri, hari nabo nasuzuguye kubera ko nari mfite byinshi kubarusha. Icyo abantu benshi batazi ni uko amagambo adashira. Ushobora kuyibagirwa ariko wowe yabwiye akayibuka imyaka 40 ku mutima we. Iyo ugeze mu zabukuru ntutangira kwibuka amafaranga watanze cyangwa wakiriye, utangira kwibuka abantu wababaje. Nicuza ko hari abantu nagiye nasabye imbabazi kandi nabababaje. Hari bamwe bapfuye imbere yanjye ntarabasha kubabwira ko nicuza ko nabahemukiye. Ibyo bintu bijyana kurushaho. Nubona hari umuntu warenganyije, uzamushake hakiri kare, umusabe imbabazi hakiri kare, ntuzategereze. Ikindi nicuza ni uko natekereje ko gukomera ari ukudahungabana. Nkiri umusore numvaga umugabo nyawe atarira, numvaga umugabo nyawe adasaba ubufasha, kandi nkumva umugabo nyawe ahisha ibibazo bye. Ibyo byangije imyaka myinshi y'ubusore bwanjye. Hari igihe nari mfite agahinda gakomeye ariko nkagahisha. Hari igihe nabaga nkeneye inama ariko nkaruca nkarumira. Ibyo rero byangizeho ingaruka mbi. Uko imyaka yagiye ishira niko ndasanze umuntu ukomeye atari uwihisha cyangwa ngahisha amarangamutima y'uburundu. Umuntu ukomeye ni uvuga ukuri ku buzima bwe. Nicuza urukundo natakaje. Hari abantu bankunze by'ukuri ariko nkabafata nkaho bazahora bahari. Nari nkiri muto nkumva ko nzabona abandi, nkumva ko nta kibazo gihari cyo kubatakaza. Nyuma nasanze umuntu mwiza ataboneka buri munsi. Abantu benshi bamenya agaciro k'urukundo nyuma yo kurutakaza. Nanjye natinze kubimenya. Ikindi nicuza nuko nagize inshuti nyinshi ariko ntagira inshuti nyakuri zihagije.
Hari igihe nari ndi umukire cyane, abantu benshi baransuhuzaga kandi abenshi banshakagaho ubucuti, ariko aho ndi ubu kuri ubu buriri benshi muri bo ntibakigaragara. Namenye ko inshuti nziza atari umubare w'abantu benshi muri inshuti. Ntuzarebe umubare w'ibigare ugendamo ngo utekereze ko arizo nshuti ufite, ahubwo uzarebe bamwe baba bizewe mwizerana. Uzahitemo abantu bake beza kurusha abantu benshi batazakugirira akamaro. Ikindi nicuza ni umujinya nagize. Mwana wanjye, abantu benshi batekereza ko ibyaha bikomeye ari ubujura, ubwicanyi cyangwa ubusambanyi gusa, ariko umujinya wangije ibintu byinshi mu buzima bwanjye. Hari imyanzuro nafashe nkiri mu burakari nkamara imyaka nicuza. Hari abantu natakaje kubera amagambo navuze mu munota umwe gusa. Iyo umuntu arakaye yumva ari ufite ukuri, ariko uko imyaka ishira, nyuma y'iminsi mike cyangwa nyuma y'imyaka mike, nibwo amenya icyo yatakaje. Jya wiga guceceka mu gihe urakaye. Ikindi nicuza ni uko hari ibintu naguze kandi ntari mbikeneye. Nirukankiye ibintu byinshi, naguze amazu, imodoka, ngura ibintu byinshi, ariko ubu ureba aho ndi, ngiye kugenda ntajyanye na kimwe. Ibyo ntibivuze ko umutungo ari mubi, oya, kugira amafaranga si bibi, ariko nicuza ko hari imyaka natakaje ngo mbone ibintu ntari gukenera nk'uko nari mbikeneye. Nari nkwiriye gushora igihe kinini mu kubaka umuntu ntari ndi we kurusha kubaka ibyo ntunze. Ikindi nicuza ni uko hari ibihe nagendeye ku byo abantu batekereza. Abantu benshi babaho bashaka gushimisha abandi, bagura ibyo badakeneye kugira ngo bashimishe abantu batabazi, bakora ibyo badakunda kugira ngo bumvikanishe mu bandi ko nabo bagezweho. Nanjye narabikoze. Nyuma nasanze abantu uvunika ushaka gushimisha bazakugaya uko byagenda kose. Jya ubaho ubuzima bufite agaciro aho kubaho ubuzima bushimisha imbaga y'abantu. Mwana wanjye, nicuza ko hari igihe nibwiye ko mfite igihe gihagije cyo gukunda Imana. Nabayeho imyaka myinshi nkajya numva nzayegera ejo, nkavuga ni Imana izahoraho, nzaba nyisenga. Iyi ejo yanjye yahoraga ari ejo kuko harageraga nabwo nkavuga nti nzabikora ejo. Uyu munsi ngeze ku iherezo, nasanze ikintu gikomeye kurusha byose ari amahoro yo mu mutima, kandi ayo mahoro atangwa no kwizera Imana. Amahoro nyakuri ni ikintu gikomeye. Amafaranga ntayatanga, icyubahiro nticyatanga, kandi abantu ntibayatanga. Amahoro ava mu kumenya uwo uri we, impamvu uriho, no kubaho mu kuri. Mwana wanjye, hari ikintu gikomeye ngiye kukubwira. Ntuzategereze ko upfa ngo umenye agaciro k'ubuzima. Ntuzategereze ko usaza ngo umenye agaciro k'ababyeyi. Ntiwategereza ko utakaza umuntu ngo umenye ko wamukundaga. Ntuzategereze kurwara ngo umenye agaciro k'ubuzima bwiza. Ntuzategereza kuba wenyine ngo umenye agaciro ko kugira umuryango. Ntuzanategereza kunanirwa ngo umenye agaciro ko kugira igihe gihagije, kandi ntuzategereze kugeza ku iherezo ry'urugendo ngo umenye ibyo wari ukwiriye gukora mu ntangiriro zarwo. Kora ibyiza hakiri kare, kunda abantu hakiri kare, saba imbabazi hakiri kare, babarira hakiri kare, wiga hakiri kare, usenga hakiri kare, ubeho hakiri kare. Kuko ibintu byinshi abantu bicuza si amakosa bakora gusa, ahanini bicuza ibyiza batakoze kandi bari babifitiye umwanya n'ubushobozi. Niba hari ikintu nshobora kugusigira uyu munsi, si ubutunzi nagezeho. Icyo nifuza kugusigira ni iri jambo: ubuzima ni bugufi kurusha uko ubitekereza, ariko burahagije kugira ngo umuntu akore iby'ingenzi. Ntuzabusiga inyuma wirukira ibidafite agaciro, maze igihe nikigera ngo uzasigare wicuza gusa. Jared yongeye guhumeka cyane, yitsa umutima. Yacecetse akanya areba ku idirishya ry'icyumba yari arimo. Byaragaragaraga ko amagambo yarasigaye ariyo yararemeye kurusha ayo yari amaze kuvuga. Yongeye kureba Roma, akomeza kumuganiriza mu ijwi riri hasi. Yaramubwiye ati, mwana wanjye, hari ikindi kintu nicuza abantu benshi batamenya ko bazicuza kugeza bageze mu zabukuru. Nicuza ko hari igihe kinini namaze ngereranya ubuzima bwanjye n'ubw'abandi. Nkiri umusore, iyo nabonaga umuntu andusha amafaranga narababaraga. Iyo nabonaga afite imodoka nziza kundusha narahangayikaga. Iyo nabonaga yateye imbere kundusha numvaga nkiri inyuma. Namaze imyaka myinshi niruka inyuma y'ubuzima bw'abandi aho kubaho ubwanjye. Nyuma y'igihe nasanze buri muntu afite urugendo rwe. Uwo urangarira ukifuza kumera nka we ashobora kuba ararira kubera ibibazo utazi aba afite. Uwo wifuza kumera nka we ashobora kuba yifuza kumera nkawe. Ariko nkiri muto sinabibonaga. Nashakaga kugera aho abandi bari bageze aho kubanza kumenya aho njye nari nkwiriye kugera no kumenya icyo bisaba ngo umuntu abe ari aho ari. Ikibazo, abantu bareba aho abandi bageze, ntibareba urugendo banyuzemo. Ugasanga wowe wenda urunyuzemo wabona hari amakosa bakoze utakora, ibyaha bakoze utakora, ibitambo batambye utatamba, cyangwa bakaba barafashijwe n'abandi bantu kandi wowe utabagira. Ntuzapfusha imyaka yawe ubusa ubaho ubuzima bw'abandi. Isi izakwereka abantu batsinze, abakire, ibyamamare, abantu basa neza, n'abantu bafite ibyo wifuza. Ariko uzibuke ko ubuzima bwawe budapimirwa ku byo abandi bafite. Intsinzi zawe ntizipimirwa ku byo urusha abandi,
kandi gutsindwa kwawe ntibipimirwa ku byo abandi bakurusha. Ubuzima bupimirwa ku cyo wakoze ukoresheje amahirwe wari ufite. Ikindi nicuza ni uko hari abantu benshi naciye intege nkiri muto. Hari abantu nabwiye ko badashoboye, hari abo nabwiye ko inzozi zabo zidashoboka, nabo natumye biheba kubera amagambo yanjye. Uko imyaka yagiye ishira natangiye kubona bamwe muri bo baratsinze, bamwe bageze kure kundusha. Nibwo nasanze ko amagambo umuntu abwira undi ashobora kuba urufunguzo rw'ejo he hazaza, cyangwa se akaba urukuta rumubuza gukomeza. Ariko nanone hari igihe atagira icyo amara, uwayavuze akaba ari we wicuza. Mwana wanjye, igihe uzajya uhura n'abantu bafite inzozi, ntuzihutire kuziseka, ntuzihutire kubabwira ko bidashoboka. Ushobora kuba uri guseka umuntu Imana yateganyirije ibintu bikomeye kurusha ibyo wigeze gutekereza, maze ukazaseba. Nicuza kandi ko hari igihe natekerezaga ko kuba umugabo bisobanuye guhora utsinda. Nahoze ntinya gutsindwa. Iyo nakoraga ikosa nararirwanyaga kuryemera. Iyo umushinga wanjye warangiraga nabi, nahitaga nshaka uko mbiziza, ngashaka uko mbyegekaho. Iyo ibintu bitagendaga neza, nahitaga nshinja abandi amakosa. Ariko uko nagiye nkora, nasanze gutsindwa ari umwe mu barimu beza umuntu ashobora kugira. Ibintu byinshi nize mu buzima nabyigiye mu makosa yanjye kurusha mu ntsinzi zanjye. Nta muntu ukura kubera ibyo yagezeho gusa, akura kubera ibyo yaciyemo. Nukora amakosa uzayemere, nutsindwa uzabyigireho, ariko ntuzigere wemera ko gutsindwa rimwe bihindura ubuzima bwawe bwose. Hari ikindi kintu nicuza cyane. Nabayeho igihe kinini ntekereza ko nzahora mfite imbaraga. Nkiri umusore narirukaga, ngakorera amafaranga menshi, nkumva umubiri wanjye utazigera uhinduka. Numvaga gusaza ari ikibazo cy'abandi bantu. Uyu munsi reba aya maboko, yigeze guterura ibintu bikomeye, yigeze gukora imirimo ikomeye. Ubu ntashobora no kwihindukiza neza mu buriri. Reba aya maguru, yigeze gutembera ahantu henshi, ubonanirwa guhagarara iminota mike. Ubuzima bw'umuntu burahinduka kurusha uko abitekereza. Niyo mpamvu uzita ku mubiri wawe hakiri kare. Ntuzawukoreshe nkaho uzahora ufite imyaka 20. Uzarye neza, uruhuke, uzite ku buzima bwawe, kuko umubiri wawe niwo uzagutwara imyaka yose uzamara ku isi. Nicuza ko hari abantu nakunze kubera ibyo bari bafite, aho kubakunda kubera abo bari bo. Hari igihe natangazwaga n'ubwiza bw'umuntu, amafaranga ye, izina rye cyangwa icyubahiro cye. Ariko ibyo byose birahinduka. Ubwiza burasaza, amafaranga araza akagenda, icyubahiro kirazamuka kikamanuka, ariko imico y'umuntu nigumana nawe. Iyo ugeze aho ngeze, ntutangira kwibuka abantu beza cyane ku masura wabonye, utangira kwibuka abantu beza bari bafite umutima mwiza. Uzashaka inshuti, uzashaka uwo muzabana, kandi uzubaka umuryango. Ariko abo uzifuza kubana nabo, baba inshuti cyangwa umukunzi, uzareba umutima mbere y'ibindi. Nicuza kandi ko hari igihe nataye ntashimira cyangwa ngo nyurwe. Mwana wanjye, umuntu ashobora kugira ibintu byinshi ariko ntabone ko abifite, kuko ahora yitegereza ibyo adafite. Nabaga mu nzu nziza nkifuza indi nziza kurushaho. Natungaga imodoka nziza nkabona bidahagije nkifuza indi. Nabonaga inyungu nyinshi nkifuza zirenzeho. Ibyo byatumye hari imyaka myinshi mara ntishimira ibyo nari mfite. Nyuma nasanze ibyishimo byinshi umuntu ashaka biba biri hafi ye. Biba mu muryango we, mu bana be, mu nshuti ze, mu gitondo abyutse ari muzima, no mu ifunguro asangira n'abakunda. Ariko abantu benshi babimenya bitinze. Ikintu cya nyuma nicuza kurusha ibindi byose ni uko hari igihe numvaga ko urupfu ruri kure. Nari nkiri muto nkumva ruzaza ndi umusaza cyane. Maze kuba umusaza numvaga ruzaza nyuma y'imyaka myinshi. Maze kurwara numvaga nzakira. Maze gusaza cyane numvaga nkiriho. Ariko dore ubu urupfu rugeze hano. Nta muntu n'umwe nigeze mbona washoboye kuruhunga. Abakire barapfa, abakene barapfa, abahanga bagapfa, abami bagapfa, n'abayobozi bagapfa. Twese tugera ku iherezo. Niyo mpamvu umuntu akwiriye kubaho yiteguye buri munsi. Si ukubaho ufite ubwoba, ahubwo ni ukubaho mu kuri. Kubaho ku buryo umunsi wawe n'uba ugeze, utazicara ku buriri nkanjye wishinja ibyo utigeze ukora, wishinja ko utigeze ubaho ubuzima bwa nyabwo. Mwana wanjye, niba ari byo nshaka kuzibuka muri aya magambo yose navuze, ikintu kimwe nshaka kuzazirikana ni iki: ntuzaharanire kubaho igihe kirekire gusa, uzaharanire kubaho ubuzima bufite icyo busobanuye. Hari abantu babaho imyaka 90 ariko ntibasige icyo bazibukirwaho. Hari abandi babaho imyaka mike ariko bagasiga urukundo, ineza, umurage mwiza n'ibikorwa byubaka. Uzaharanire kuba umuntu wa wundi abantu bazibuka, ntiwibuke ibyo watunze gusa, ahubwo bakibuka uko wabafashije, uko wabakunze, uko wabubahaga, n'uko wabahinduriye ubuzima. Nanjye nkiri muto numvaga ko umuntu asiga amazu n'imitungo. Ubu aho ngeze ku iherezo, nasanze umuntu asiga ibyo yakoze mu mitima y'abandi.
amazu arasenyuka, amafaranga arashira, imodoka zigasaza, ariko ineza wagize iba ishobora kubaho igihe kirekire kurusha ubuzima bwawe. Nicyo cyonyine nifuza ko uzasigira isi. Ntuzabe nkanjye mu makosa nakoze, ariko niba hari ibyiza nakoze uzabirengaho ukora ibyiza kurushaho, uzaba umuntu urusha sekuru kuba mwiza. Jared yahise aceceka igihe kirekire, amarira atangiye kuzura amaso ye. Yari amaze kuvuga ibintu yari amaze imyaka myinshi abitse mu mutima we. Uwo mwanya wari usigaye hagati y'ubuzima n'urupfu, kandi yari azi neza ko amagambo ye yarageze aho agomba kugera. Isaha yari ikomeje kubara iminota, ubuzima bwa Jared nabwo bukomeje kumuca mu myanya y'intoki. Roma yari yicaye ahacecetse, nta jambo yavuze, nta n'ikibazo yamubajije. Yumvaga amagambo ya sekuru amuzenguruka mu mutima no mu bitekerezo. Ntiyumvaga ari amagambo asanzwe, ahubwo yumvaga ari umurage uruta amafaranga yose uwo musaza yari atunze. Jared yongeye gufata ukuboko kwa Roma. Yari amaze gucika intege cyane, amaso ye ntiyaragifunguka neza nk'uko byari bimeze mbere. Yarebye umwuzukuru we bwa nyuma, mu ijwi rito cyane ririmo intege nke yaramubwiye ati, mwana wanjye, ntuzibagirwe ibyo nakubwiye, ntuzibagirwe ibyo nkubwiye uyu munsi. Ayo niyo magambo ya nyuma asohotse mu kanwa ke. Nyuma yayo yaracecetse afunga amaso. Abari hanze y'icyumba ntibahise binjira, batekerezaga ko aruhutse gato. Ariko nyuma y'iminota mike umuganga wari hafi aho yinjiye areba uko ameze. Yafashe ukuboko kwe, atega amatwi umutima we, agenzura umwuka, hanyuma yubika umutwe. Jared yari amaze gushiramo umwuka. Yari afite imyaka myinshi y'amavuko, ubutunzi bwinshi, amazina menshi n'amateka maremare. Ariko urugendo rwe rwari rurangiye nk'uko urugendo rw'abandi bantu bose rurangira. Inkuru y'ubuzima bwe yari igeze ku rupapuro rwa nyuma. Amakuru y'urupfu rwe yahise akwirakwira mu muryango n'inshuti. Ku munsi wakurikiyeho abantu benshi baraje. Hari abaje kubera ko bamukundaga, kubera ko bigeze gukorana, kubera ubutunzi bwe, n'abaje kubera izina rye. Mu muhango wo kumusezeraho abantu benshi bavuze ibintu byiza yakoze. Bavuze imishinga yubatse, akazi yahaye abantu asize n'ubutunzi asize. Ariko Roma yari yicaye ahantu hamwe atekereza ikintu kimwe gusa. Ntiyaragitekereza amazu sekuru yari asize, amafaranga yari asize cyangwa imodoka. Yatekerezaga amagambo yamubwiye, ukwicuza kwe, n'ibintu sekuru yavuze ko iyo aza kongera kubaho ari gukora n'ibyo atari gukora. Mu mwanya wo kumushyingura imvura nkeya yaragwaga. Isanduku yamanurwaga mu mva abantu bari kurira. Abantu benshi bari bahogoye nubwo ari umusaza kubera umumaro yari abafitiye. Ariko Roma yumvaga hari ikindi kintu kiri kuvuka muri we. Yumvaga afite inshingano, amagambo ya sekuru atagomba kurangirira muri iyo mva. Yiyemeje kuyitwararika, akazayashyira mu bikorwa. Imyaka yaratambutse, Roma arakura. Yagize igihe cyo kurangiza amashuri. Hari inshuti ze nyinshi zatangiye kujya mu ngeso mbi, bamwe batangira kunywa inzoga nyinshi, gukoresha ibiyobyabwenge no kubaho ubuzima butagira icyerekezo. Igihe cyose yabonaga ibintu nk'ibyo yibukaga sekuru. Yibukaga ukuntu yari yaravuze ati, ntuzategereze gusaza ngo umenye ukuri. Aho kujya muri izo nzira, Roma yibanze ku kwiga, yibanze ku kubaka ejo hazaza he. Ntiyari umuntu utunganye, yakoze amakosa nk'andi yose abantu bakora. Hari igihe yagwaga agatsindwa kandi akarira, hari n'igihe yabaga yihebye. Ariko buri gihe yatekerezaga ku magambo ya sekuru. Yibukaga ko gutsindwa atari iherezo, ko umuntu ashobora kongera guhaguruka. Yibukaga ko igihe ari cyo kintu cy'agaciro kurusha ibindi biba mu buzima bw'umuntu. Nyuma y'imyaka mike, Roma yabonye akazi, atangira kubona amafaranga, gutera imbere no kugera ku byo yarotaga. Ariko hari ikintu cyamutandukanyaga n'abandi benshi. Ntiyigeze yibagirwa abantu. Yafashaga umuryango we, akita ku nshuti ze. Yubahirizaga ijambo rye, akubahiriza igihe kandi akubaha Imana. Iyo yabonaga amafaranga menshi, ntiyigeraga yemera ko amuhindura. Yibukaga ukuntu sekuru yavuze ko amafaranga ari igikoresho, atari intego. Yaje kurushinga, agira abana. Rimwe na rimwe, nijoro yabaga yicaye areba abana be baryamye, yibukaga sekuru. Yibukaga wa musaza wari uryamye ku buriri bwe ku nshuro ya nyuma, akibuka ijwi rye n'amagambo ye, akumva amushimiye. Hashize imyaka myinshi, Roma nawe yageze mu zabukuru. Umunsi umwe yari yicaye mu rugo rwe, areba abuzukuru be bakinira mu gikari. Yahise aseka wenyine. Yibutse Jared, yibuka ko igihe ari umwana muto, sekuru amuhamagaye ngo amubwire amagambo ya nyuma. Nibwo yumvise icyo mu magambo yari agamije. Ntiyari agamije kuzamurinda kwicuza gusa, ahubwo yari agamije gutuma umurage w'ubwenge ukomeza kubaho. Roma yarebye umwe mu buzukuru be, ahamagara uwo mwana ngo aze yicare iruhande rwe, nawe aza yiruka yicara hafi ye. Roma yamurebye amwenyura. Mu mutwe we yumvise amagambo ya Jared yongeye kumuzamo. Aho niho yamenye ko abantu bapfa koko, ariko amagambo meza, inama nziza n'ubwenge basize bikabaho ibisekuru byinshi nyuma yaho.
Jeredi yari yarapfuye ariko amagambo yari akiriho. Ayo niyo Roma nawe yabwiye umwuzukuru we atarapfa. Kandi nawe tugeranye ku musozo w'iyi nkuru uzatuma aya magambo akomeza kubaho igihe cyose uzaba ukomeje kuyakurikiza. Naho mu zindi nkuru haba hano ni kuri Musekura Jean, ngiye tubana umunsi ku wundi, nitwa Morukare. Ndabakunda cyane, bye.